Yes, nyangwa byumvishe rero hanyuma twinjire neza ko nyirizina. Yes. Iyo njyana muri njyo itunguki. Ni rock niko naita soft rock. Ariko ni Christian music. Ya niko byitwa. Hanyuma ko batari bakumenye cyase kuba kubonye bwa mbere watangiye kwitwira no mu ncamake. Nitwa Rwibasira. Nkaba ndi umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, nkaba nigisha muzike, nkaba nsengera Bethesda Holy Church, nkorera Imana nyine mu bisanzwe. Munashaka kumva itorero barizwamo, akumva kwigisha muzike, akumva kuririmba, akibaza inkomoko yabyo ni yihe, ibintu byaje bite kuri wowe? Ni Imana. Ni Imana, navuga ko ari Imana yampaye na kuva ndi umwana narabikundaga natangiye kubikora ndi mutoya, haba mu ishuri muri secondaire, haba ku rusengero, nuko byaje biza ku inkomoko yabyo ni ibintu mu muryango wacu bihari. Harimo dufite abaririmbyi benshi mu muryango wacu, guhera kuri papa ari umuririmbyi kera, nyeka karaho wenda impano yaba yaraturutse, akundi uruhare runini ni impano nta kindi. Wabarigeze ubyiga se wenda ngo bashe ku develop impano yawe ho bigufasha bite? Nize umuziki imyaka 3, nize ku Nyundo, niga ibijyanye no kuririmba, niga ibijyanye no gucuranga piano, niga na production. Hanyuma tubwire ibyo bintu mu kwiga gucuranga piano, production, kuririmba, ibyo byose mu myaka 3 wabihuje gute, kuki wahisemo kujya kubyiga aho ngaho? Okay, burya biroroha cyane uri gukora ibintu ari impano. Biroroha cyane, ntuvunika, ubikora ubikunze, ugira amayide menshi muri byo kuko ni ibintu babikurimo. So umuziki ni ikintu cyari gisanzwe kindimo, cyane kuririmba ni ibintu nakundaga. Byaranyoroheye rero mu myaka 3 kubana ndetse no gufata umwanzuro wo kujya kubyiga, ntago najuyaje rwose, nahise ngenda regardless icyo byansabaga, regardless imvune ibirimo, ariko numvaga nta kintu mbwiye nkurikije ko nangiye gukora ibintu nkunze kandi nshaka. Byari igikoresho cyambere cya muzika ukeneye kwiga nk'ikihe? Ni piano narayikundaga kuva kera nkiri n'umwana. Najyaga mva mu rugo nkajya ku rusengero, nkagenda nkareba umuntu wakoraga amasuku, niba wari ufite urufunguzo rw'abantu babishaga piano, amufasha amasuku yo mu rusengero, amufasha, ariko target yanjye ariyo kugira ngo aze kuniza piano. Agenda ambwira nkamufasha nta kintu mubwiye, tugahanagura intebe, tukakora ituntu, twarangiza ambwira nase wanije urufunguzo, nkaba ngiye gucuranga kuko nabaga namufashije yaze agahita mu rufunguzo nkamaragiye nkayirirwaho ntazi n'ibyo nkora, nkapfa kudonda nkagira gute, ariko byanzaniye ibintu byinshi cyane, byaramfunguye. Piano nayo ngenda nyimenya gake buhoro. Indirimbo ya mbere waba warize gucuranga aho ngo ku ishuri wenda rya muzika aho barizwaga yaba ari indirimbo ya mbere nize gucuranga, ko nayibuka neza, ahubwo nibuka niyo nacuranze bwa mbere ntarajye ku ishuri mfata piano, umuntu ayinyigisha indirimbo ivuga ngo ninde wandangira umurima w'amahoro, ngomaze nkuhingemo ngaburira abatuye isi. Niyo ndirimbo ya mbere nigiye gucuranga piano. Hanyuma ukimara kwiga muzika, usohotse mu ishuri rya muzika, kwikubitiro hanze n'iki wihutiye gukora uzanye izo mpano zimeze gutyo, ufite ubumenyi bumeze gutyo? Icyambere nabanje kwitonda, nditegereza neza mbona ibintu bigeze. Kuko hariya twari tumeze nk'aho turi mu gihugu cyacu, tutazi amakuru ya hano. So rero naraje ndabanza ndareba nk'umwaka wa mbere rwose, navuga ko nawumaze n'ubundi nitegereza uko ibintu bimeze. So umwaka wakurikiyeho rero ikintu nakoze, nahise mbona ko narangije 2018 niho na graduatinze. Rero naraje ndabanza ndarindira 2018 ni 2017 2017 kuko 2018 yose ndibuka ko nayimaze n'ubundi nakoraga mu rusengero nk'ibisanzwe. Hanyuma 2019 niho nafashe umwanzuro nyine wo gutangira
kujya muri studio gukora indirimbo. Niho nakoze indirimbo ya mbere kuva mvuye ku ishuri, naramubonye. N'izindi zagiye ziza nyuma yaho, niho natangiye no kwigisha ibijyanye n'umuziki. Nicyo gituma mpagaze nafite ubwoba ngo nibaze kuizabejo, kuko nzi neza ko nta muntu n'umwe ubasha kugamburuza umugamba afite. Naramubonye aza kuntabara ubwo nari ngeze mu gicucu cy'urupfu, afata ukuboko maze ankurayo. Uniwe nirata n'umutabazi wanjye. Byasanyuma sa mu buryo rwa muzika cyangwa se rwo kwiga muzika mu buzima busanzwe, niki cyaho cyarakugoye muri byo? Abari challenge nyinshi cyane. Challenge ya mbere nabonye ikomeye cyane ni ubushobozi. Niyo yangoraga cyane ubushobozi, nko kuba umuntu yakideplasa, wenda bagutumiye nk'ahantu kujya kuririmba, cyangwa se ushaka kujya kwiga ahantu piano cyangwa se gitari, guhura n'umuntu runaka ugashaka n'ukuntu hagera ukabibura. Ugashaka transport ari umwana icyo gihe. Sometimes environment burimo bitanakumva neza sometimes, so ugashaka ukuntu wideplasa ukabibura. Ewana ugahita ugenda n'amaguru, kagenda ariko kugira ngo ugere ku nzozi zawe. So imbogamizi ya mbere ni ubushobozi bw'amafaranga. Hari igihe umuntu yabaga yumva yajya muri studio akabona ubushobozi ntabwo. Hari igihe washaka hari amashuri imbere, ariko nyine ko ubushobozi ntabwo nyine ntuyajyemo. So ngize amahirwe rero nza kubona bourse, nagiye kwiga kuri bourse ya leta, njya kwiga umuziki gutyo biramfasha cyane. Ariko iyo challenge y'ubushobozi niyo ya mbere igorana. Iyindi ya kabiri uhura n'ibintu byinshi biguca intege, amagambo abantu baba bavuga, ibyo ukora ntibicemo ugacika intege. Izo nazo ni challenge, ariko nyine kuko nyine ubuvuzi icyo ushaka ufokasinga cyane ku cyo ushaka cyane kurusha ibintu biri kuguca intege, bigatuma ubigeraho. Uyu munsi Samu none, uyu munsi wenda ugende kuzuzora ufite kera uzamuka, uyu munsi uvuga kugeze hehe? Biguye icyerekezo no cya Samu wejo hazaza? Ubu ngubu ibintu byose bimeze neza, ndi kugenda ni develop umunsi ku munsi, ndi kubona ubuntu bw'Imana mu buzima bwanjye kabisa. Icyo Imana yari igambiriye inshiniza ngo njye kwiga umuziki iri kugenda igisohoza. So umunsi ku munsi kabisa nta kibazo mfite pe. Ndi kubona biri kugenda biza ko ndi kubona imbere biri bube byiza kurushaho cyane. Mu kwigisha muzika, amatsinda atandukanye barizwamo, wenda amakorari atandukanye, hari amatsinda menyerewemo, hari imyandikire ku giti cyawe. Ibintu bihuza gute n'inshingano zo kwigisha muzika? Byose bibura gute n'ubuzima bwa buri munsi? So icyambere nakubwiye ni ikintu gikunze ugishaka uragikora burya, no matter ibyo uhura nabyo cyangwa se charge wawe ufite zose burya uragikora. Ikindi noneho habamo mu buzima gusetinga priority buriya, kavuga ati iki kiraza mbere, kino gikurikiraho, ugasetinga ibintu byawe neza. So iyo hatabayeho setting ya gutyo nyine ugira mbutiyaje. Ako ngiye nagiza mbutiyaje nyanzigira ko buri tsinda ryose mbamo mfite uko naripangiye, buri kintu cyose nkora mfite uko mba nagipangiye ku buryo bitanya affecta kuri buri kintu cyose nkoze. So of course habanza ngewe nk'umuhanzi nk'umuririmbyi, hanyuma andi matsinda yose aza ankurikiye.
Yes, kwenye turamye Imana mu kandi karirimbo kamwe na Sam Rwibasira hanyuma mu kanya gato cyane. Wow. Yes, hanyuma Sam mu bitaramo uririmbamo akenshi ukunze kwibanda gukora muzika yawe. Kuyikorera gute wene muzika ucuranga birumvikana ushobora kubikora mu buryo butandukanye ya mu biro mapata atandukanye runaka se kuri we muzika yawe akenshi ikunze kwiyambazwa na bande ukunze kwitabira mbona nitabira ibitaramo cyane bya gospel by'abahanzi batandukanye ari abantumiye niho hantu hunze kuba ndi cyane ariko n'ahandi ndahaba mu bukwe nyahamaririmba mu anniversaire mu nsengero hose kabisa ahantu hose nshobora kuvuga ubutumwa ndabuvuga. Bisaba iki kugira ngo umuntu akubone mu birori bye runaka? Nta nabyo babitubwira kuryo dukurikiye avuga ati kabisa ndumva mfashijwe n'ina talent ndumva nyifuza muri party yanjye runaka y'ubukwe cyangwa y'ikirori runaka byamusaba iki? Nta birenze just in contact ni 078 52 79 542 rwose pe ukampamagara ukambona rwose mbamari. N'abashaka kwiga wankontakta kuri iyo nimero ukankurikira no kuri Instagram Sam Rwibasira, kuri Facebook Sam Rwibasira, no kuri YouTube hose wankurikira. Ushobora no kunyandikira pe kuri WhatsApp bandiho nagusubiza nta kibazo. Sam, muri urugendo rwa muzika wakuze ukunda wakuze ushaka ninde muntu wabona gufata nk'ikitekerezo kuri wowe vuga ati uriya muntu kabisa ndumva nkomvenka cyane? Ni benshi bagiye bahinduka ko iminsi yagiye ishira bagiye bahinduka. Hari umuntu nafatiragaho urugero muri iyo minsi uko numva yaririmbye ibintu bikancalenjinga nkamugendera nk'indirimbo ze nkafata undi mfite abantu b'ibyitegererezo benshi cyane ari abo mu Rwanda ari abo hanze ni benshi cyane. Uyu munsi no mu myaka nk'ingahe iri imbere urumva Sam azabura umuntu umeze gute? Sam nshingiye aho ngeze ndi gusatira inzozi zanjye ni ukwaguka nkazamuka nkagera kure aho Imana yanteganyirije kugera mu bijyanye na kariyeri yanjye y'umuziki. Nta limite Imana yankiriyeho nako nta limite nigeze nishyiriraho. Limite Imana yashyizeho nago aho ngomba zihwanye n'inzozi zanjye n'ubundi. Agari hano honyine ku isi hose banumva ari ahantu ngomba kugera nkavuga ubutumwa hose. Hari ibitaramo tumenyereye cyangwa se hari ama performance akunze kugaragara mu by'umwaka abanyeshuri bagiye bakurumenya ara ku Nyundo. Wowe nk'ama performance wagiye ukora wenda wagiye ucurangamo se uririmbamo se yabara yahese habari ingendo runaka se waba barijwemo wenda zigamije kugaragaza tala yawe nabyo wabidusangiza? Ma performance nagiye ngira menshi ndi ku ishuri nayo ku ishuri nyine nyirizina ama graduation yo ku ishuri. Ndumva hari indirimbo abantu benshi bamenyeho nyiri ku ishuri ni indirimbo bita Blessed Assurance. Avuga ngo Blessed Assurance Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, of salvation, purchase of God, born of His Spirit, lost in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song,
praising my Savior all the day long. tugana ku musozo wenda ntabwo umuntu yakure kutagize wenda icyo ubwira young generation y'ubu ngubu urubyiruko ruzamukana impano zitandukanye n'abandi bagira wenda ipfunwe ryo gukora ibikorwa runaka n'abandi batekereza ko bakora umuziki hari izindi nyuko bazifite mu runaka cyangwa se umuziki ushobora kuba wagira uruhare mu kubashora mu zindi runaka abo bose ngira ngo babumbiye hamwe wagira ubutumwa bagenera nk'umuntu bimazemo igihe. So wenda nta experience irenze mfite ariko hari byo maze kubona igihe cyose uri muri bino bintu udafite intego nziza byanze bikunze ntabwo bikugeza kure, birakwangiza bikwangiriza ubuzima. Mu muziki harimo success, hari ibintu byinshi cyane bishobora kugushuka bigatuma uramutse udafite intego kandi uri tayari yo kugera kuri iyo ntego nta kintu wageraho. So umuziki mvugano wa gospel intego dufite nta yindi nukwamamaza ubutumwa bwiza, tuvuga Kristo mu ndirimbo turirimba, tuvuga Kristo ukiza imitima y'abantu, tuvuga Kristo ukiza indwara, tuvuga Kristo wabohoye isi. So igihe cyose rero intego yawe atari kuvuga Kristo ngo bive mu ndirimbo gusa ahubwo bijye no ku mutima wawe, byanze bikunze ntabwo ushobora kugera kure cyane, ntabwo wagera kure pe, uragwa. So ikintu nabwira rero abantu bari kwinjira muri bino bintu cyangwa se bifuza kubikora, namanza atekereze ku ntego afite impamvu agiye kubikora, hanyuma nasanga ari intego yo kuvuga Kristo atari kuvuga just kuko ari ibintu bidushuka ko twe twinjira mu muziki inshuro nyinshi cyane dutekereza success, kumenyekana, izina ryanjye ndyubake, abantu barimenye, bamvuge kuri radio, bantumire kuri televiziyo, bamenye televiziyo bagire gute.